twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu tubifuriza kugira ubuzima bwiza. Icyo tugamije ni uko abantu bamenya kwirinda, ni uko abantu bamenya kubungabunga ubuzima bwabo, kuko kwirinda biruta kwivuza. Iyo urebye amafaranga agenda ku buvuzi ni menshi kurushayo ushobora gukoresha wiyitaho ukumira izo ndwara zose. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku menyo, tukaba turi muri Rehoboth Dental Clinic. Ni ivuriro ridufasha kwita ku menyo yacu, gukumira. Muganga rero Dr. Alphonsine Mukandori akaba agiye kongera kudufasha gusobanukirwa, kuko hari igihe abantu batubwira bati ngewe ndwara ifumbi, ngewe amenyo yanjye aroroshye, ngewe njya kubona nkabona aracukutse, ukibaza se ni isuku nkeya yabiteye, ni imiti isafata, ni uburwayi bundi afite se, ni ibyo yavukanye, bikakuyobera. Uyu munsi rero agiye kudufasha gusobanukirwa kuko niba habaho amenyo yoroshye ku buryo ashobora kurwara byoroshye, n'icyo umuntu yakora igihe afite ubwo bwoko bw'amenyo kugira ngo yirinde kubona amenyo bayakuramo cyangwa se ahora kwa muganga, kuko biba bihenze. Ariko niyo umuntu adafite amenyo mu kanwa nabyo bimutera ipfunwe. Tubaye ikaze rero muganga, mudusobanurire ku bijyanye n'amenyo. Ese koko abantu bagira amenyo atandukanye, hari akomeye n'ayoroshye? Murakoze. Mbanje kwifuriza abatwumva bose umwaka mushya muhire, umwaka wo kugira ubuzima buzira umuze uwo ari wo wose, cyane cyane buzira umuze wo mu kanwa, kuko akanwa kacu ni indorerwamo y'ubuzima bwacu. Iyo umuntu afite mu kanwa hazima, aba afite no mu mubiri hazima. Rero ikibazo mbajije cy'amenyo yoroshye ashobora kurwara kurusha ayandi kiriho koko kandi kibaho. Icyo kibazo rero gishobora guterwa n'uburyo amenyo yakoretse, nabyita anomalie de formation. Ubundi iryinyo ryo tureba mu kanwa riba rifite igipande tureba mu kanwa cyitwa corone, rikagira igipande tutareba cyitwa racine, noneho ryarangiza rikagira hariya tureba h'umweru ni emaye, ahakurikiyeho urimo kujya à l'intérieur ni dentine, n'ahandi hakurikiyeho ni pulpe, ahaba amaveso n'amanere, sinzi uko ndi bubyite mu Kinyarwanda ariko ndumva ko mubyumva, ahari ubuzima bw'iryinyo kwa. Umuntu yavuga se ko ari nko mwishinya buriya? Oya, ndimo kuvuga ku ryinyo ubwaryo, ntabwo ndimo kuvuga ku ishinya. Rero hari abantu usanga mu gukoreka kw'iryinyo ibyo twakwita ibibazo genetique, emaye itarakoretse, cyangwa se igakoreka nabi, ikaza ari de mauvaise qualité. Byatewe se n'imirire y'umubyeyi, byaturutse ku ki? Ku miterere y'iryinyo ubwaryo? Biterwa n'ibintu byinshi, bishobora guterwa n'iby'umubyeyi, n'uko umubyeyi atariye ibintu bihagije, cyagiye aratwita umwana, indyo idakwiriye, cyangwa se bigaterwa na anomalie gusa. Nk'ahangaha mvuze anomalie ya formation, navuga ibyo bita odontogenèse imparfaite. Odontogenèse imparfaite ni ibintu bigenda bifata imiryango, ugasanga iryinyo ryarakoretse, nta kindi ryarwaye, rigize gutya riracika. Yes, rikagira gutya, umva niyo nta kintu waba wariye. Ni ukuvuga ngo ari emaye, ari dentine, ari iryinyo ryose, urumva ko ari odontogenèse imparfaite. Ni ukuvuga ngo iyo ndwara yo ifata hose, ifata kuri couronne, ya partie tureba mu kanwa, igafata no kuri racine, partie ibiri mu igufwa, iyifataho hose. Ayo menyo rero ikintu tuyafasha nk'ayo ngayo, iyo ubibonye kuko bitangirira ku menyo y'abana, wanamera n'ay'abakuru nayo akaza ari uko nguko ameze. Bikaba uruhererekane, ukabyara abana, ugashobora nko kubyara abana 5, ugasanga 3 barabifite, nabo bakazabyara abandi, ugasanga bose noneho barabifashe, gutyo gutyo. Ni uruhererekane nyine, ni genetique, ikibazo genetique. Ese
kinyarwanda nibyo bita ifumbi cyangwa biratandukanye? Hoya ifumbi ntabwo ibaho ifumbi ibintu byose nabonye ibintu abanyarwanda batumva Kavuga uti ibyatsi ngo ni ifumbi. baravuga ngo ni ifumbi ariko wenda ifumbi ndaza kwikomozaho icyo nabonye abarwayi bajya bambwira ngo yarwaye ifumbi ndaza kwikomozaho ariko reka tubanze turangize kuri icyo ngicyo. Donc urumva ubwo ngubwo uwo nguwo aba afite odontogenèse imparfaite ni ukuvuga ngo ari couronne iba yakoretse nabi ari na racine iba yakoretse mbega ari de mauvaise qualité hahandi nyine kishwanyaguza ukwako kakajya kishwanyaguza kugeza gashyizeho. Haba n'abandi rero agira ibyo bita hypoplasie ishobora guturuka ku kibazo génétique cyangwa ikaturuka ku kibazo traumatique, habaye trauma nka kuriya abantu bajya gukura amenyo, ubundi amenyo y'abana agira tekinike zo kuyakura. Niyo ugomba gukura iryinyo ry'umwana ntabwo ugomba gukoresha ibyo twita igikoresho cyitwa elevateur, kunyeganyeza, kuko muri uko kunyeganyeza ushobora gutraumatiza rya ryinyo ry'umwana riri hasi ugasanga rikuru, ugasanga agize iyo hypoplasie d'origine traumatique akiri muto. Iryinyo ryakura rikaza emaye yaryo itameze neza, ifite nk'ahantu igenda ihongoka bikunze kuba ugasanga nka amenyo amwe ari umuhondo donc ari ukuvuga ngo dentine irimo gutransparesa kubera ko ya emaye iri de mauvaise qualité, dentine ikajya ni nkaho irungurukirwamo, emaye irimo kurungurukirwamo ukabona dentine, koko dentine ubundi ni umuhondo. Umva rero ayo menyo abaho ameze gutyo ariko ntabwo ari ukuvuga ko iyo uyafite mbega nta kintu cyo gukora. Ku bikomeye cyane ni biriya bya odontogenèse imparfaite ariko nabyo hari une solution ni ukuvuga ngo uraza cya gihe ubonye gatangiye kuvungukaho gatoya ugahita uza tukagatangiriza tukakavura tugasubizaho ya emaye, aho biri ngombwa tukamushyiriraho proteze ariko akabaho ntiyihebe ngo agende, kuko iyo agumye mu rugo ntiyivuze rwose mu gihe gito cyane usanga amenyo yose yamushizeho completely. Mfite abarwayi completely abaye dente total, donc babandi batasigaranye na rimwe. Nta bintu byo kwigunga rero ngo wihebe wumve ko wagize indwara ikomeye no, ushobora kujya kwa muganga, abaganga bakagufasha kugira ngo niba rizanacika rizatinde bishoboka, kuko burya medicine ni uguprolonge ubuzima bw'ikintu, tugenda duprolonge nyine ubuzima bw'ayo menyo. Kuri hypoplasie byo ntabwo bikomeye nyine, iyo emaye turayiremplacer. Ubwo mpise ntekereza mwatubwiraga muti hari igihe umuntu ashobora kuyavukana gutyo ari amenyo ndetse ugasanga bibaye uruhererekane mu muryango, ariko se nta mpamvu zishobora gutuma umuntu amenyo yaravukanye amenyo akomeye ariko ukazasanga kubera wenda imyitwarire ye izo ndyo ze amenyo aje koroha nyuma agatangira no kugira ibibazo? Ni ukuvuga ngo ntago constitution y'amenyo iba yahindutse, ahubwo ikintu kiba cyahindutse ni ya environnement. None se umuntu nubwo yaba afite amenyo akomeye ate, ukarya mu gitondo wabasha kubibona saa sita ukarya ibya saa sita, wabasha kubibona nijoro ukarya ukaryama, niko wariye ibintu by'amasukari, niko wariye ibintu bitandukanye, ayo menyo nubwo yaba akomeye gute aroroha koko. Kubera ko nyine ibyo biryo bisigara mu kanwa ubukoko bubikoloniza facilement, noneho rero bigaproduza acide idetruiza amenyo akamungwa. Imungu y'amenyo akenshi na kenshi usanga abantu barabigizemo uruhare kubera isuku nkeya. Wenda se amenyo yawe nawe wari ufite mu menyo amenyo yoroshye, urangije rirwaye ntiwajya kurivuza, ryarangiza nyine rikavunguka rigashiraho, ya negligence.
ariko umuntu ugira isuku ihagije, kuko nk'ubu ngubu uyu munsi dufite abarwayi b'abadiyabetike. Ubundi kera twabonaga yuko abadiyabetike ari abantu barisije kugira nyine amenyo yoroshye, kubera diyabete nyine nayo iyakoraho cyane. Ariko ubu ngubu kubera gusobanukirwa, usanga abadiyabetike bafite n'amenyo meza kurusha abatafite diyabete, kubera ko warabikurikirana buri munsi akamenya ngo ntago arase igihe cye cyo kujya kwiyogesha amenyo, akatobotse agahita agenda bakakavura ako kanya, ugasanga afite amenyo mazima, nta ryinyo na rimwe yatakaje. Nyamara wa wundi udafite izi underlying condition, we ugasanga ntabyitayeho, ugasanga amenyo arayatakaje. Rero byose biterwa n'ukuntu umuntu yifata n'ukuntu umuntu yiyitaho. ubwo rero mpise ntekereza nti mu gukumira ko umuntu yagira ubwo burwayi bw'amenyo yoroshye, n'ubwo muvuga muti ni uruhererekane, ni hereditaire, ariko mpise nibaza nti ababyeyi, duhereye ku babyeyi batwite, duhereye ku bakibyara umwana atangiye kumera amenyo, ni iki cyakorwa kugira ngo abanyarwanda batozwe gufata amenyo yawe neza, kwanga ko amenyo yakwangirika ukiri ugasazanya amenyo yawe niba bishoboka? Icya mbere cyakorwa, niba umubyeyi atwite umwana, ni ukurya indyo ikwiriye, indyo yuzuye. Wa mwana akazavuka afite ingingo zose zimeze neza, n'amenyo akazaza nta kibazo afite. Icya kabiri ni ukwirinda itabi. Itabi ni umwanzi w'amenyo, ni umwanzi w'umubiri, ariko noneho mu kanwa rirahagera rikahasiribanga. Kwirinda itabi, haba ku mubyeyi utwite, haba no ku mubyeyi udatwite, arinda amenyo ye. Iryo ari ryo ryose, nta nikotine ni uburozi ku menyo, ni uburozi mu kanwa. So ubwo ngubwo noneho yabyara umwana yatangira kumera amenyo, niba umwana arya, niyo yaba ataratangira kwiborosa, wafata agatambaro keza n'amazi meza yo kunywa, ukamuhanagura mu kanwa, ugahanaguramo bya bindi yariye. Icyo gihe amenyo ye akura nta kibazo afite. Umwana yatangira kumenya gucira, ukamugurira uburoso bw'abana, ukamugurira dentifrice z'abana zirahari, umwana akiborosa. Buri mezi 6 ukajya ujyana umwana muri check up, udategereje ko umwana arara ku musonga, nawe ubwawe ukizana muri check up. Abantu bakoresha check up irihegiriye, waba wakabije ukaza nyuma y'umwaka, rimwe mu mwaka, ariko waba ubishoboye buri mezi 6 ugakora check up. Icyo gihe rwose usazana amenyo yawe, nubwo wagira imyaka ingahe, nta kibazo afite. Nimba ukora isuku neza uko bikwiriye, warangiza ugakora check up buri mezi 6. Waba urwaye indwara, hari indwara nyine twazivuzeho nka diabete, buriya iyo glycemia yazamutse akenshi na kenshi yagenda ikadestroyinga n'amenyo. Icyo gihe rero nawe nta gutegereza ya mezi 6, uhita ukoresha, ujya kureba muganga wawe igihe cyose ugiriye ikibazo. Abantu bagira ibibazo bya acidité gastrique nabyo bideturiza amenyo cyane, ukaza ugakoresha ayo menyo yariwe na acide yazamutse, ukayavuza ku gihe. Rwose nta muntu n'umwe wazatakaza iryinyo. Kandi rwose icyo twumva twifuriza abadukurikira nuko abantu batazajya bishimira kwambara proteze, ni amaburakindi. Urugingo Imana yakuremanye, urugingo rwawe, iryinyo ni urugingo, wakagombye kurubungabunga, ukarugumana, kuko rugufitiye akamaro gakomeye cyane,
kugeza igihe uzasazira, kugeza igihe uzabera ku isi. hari abantu twaganiriye bagiye baza kogesha amenyo nkunda kukibaza akaba ariyo mpamvu abantu banatinya nyine bakavuga bati ni ibintu bibabaza ariko kandi n'iyo wogesheje ngo hari kushe buriya iyo muri koza amenyo ngo hari kushe mukuraho ku buryo ngo wakoza mu kanwa ukazana nyine usanga babitinya nk'umuntu wigeze kuza rimwe aravuga ati sinshobora gusubirayo ni ibintu byangiza amenyo iyo myumvire abantu bafite bayikurahe. Biba bibabaje ko ikintu kitari cyo abantu bakunda kugifata cyane. Ni ukuvuga ngo abenshi baza amenyo yabo yarahomyeho amakushe ya tartre, wavanaho kushe ya tartre ukanayimwereka ati si kunkuye iryinyo ati iryinyo ryanjye urarikuye, ukamwereka uti si iryinyo ni umwanda byarihomyeho. yareba muri miruwari uko amenyo asa nyuma yo kuyayoza kubera ko yaje yarahomyeho ibintu nyine bimaze nk'imyaka ingahe, urumva noneho akavuga ati amenyo yanjye yavuyeho kushe, ariko nta kushe n'imwe. Ni ukuvuga ngo ubuvuzi bw'indwara zo mu kanwa bwateye imbere, dukoresha ibikoresho byitwa ultrason ivanaho just iyo myanda, just nta kindi, ivanaho just uwo mwanda nta kindi. Rero urumva kubera wenda ayo menyo aba yarabaye igihe kirekire afunitseho ibyo bitartre, I think ko wenda nyuma yaho ashobora kugira udusensibilité, ariko ni ibintu by'igihe gitoya agafata dentifrice agakoresha dentifrice bigahita bishira. Nta kushe na ntoya n'akanzinya kavaho iyo abantu boza amenyo. Kandi kuvuga ngo yogeje rimwe ngo ntazagaruka, azagaruka amenyo se azagaruka koko byanze bikunze, azamubabaza, azarwara, natagaruka azavamo. Donc ni ukuvuga ngo nibyo murambwira abarwayi, amenyo ntago ashobora kwikiza. Iyo utayavuje byanze bikunze bikugiraho ingaruka, byanze bikunze. Donc bishobora kutakugiraho ingaruka uyu munsi, bishobora kutakugiraho umwaka utaha, ariko mu myaka 2 mu myaka 3 bizakugiraho ingaruka byanze bikunze. So it's better rero kubikora hakiri kare, it's better kubikora neza, tukabungabunga ubuzima bwacu. dusoza rero n'inama mugira abanyarwanda muri rusange. Iyo urebye ibihugu byateye imbere ubona ukuntu bita ku menyo yabo, ubona ukuntu bafata umwanya mu koza amenyo, wenda turaza kubigarukaho mu kindi kiganiro kijyanye n'isuku yo mu kanwa. Ariko usanga twebwe usanga uwo muco, wenda muraza kutubwira igikorwa nk'abaganga b'amenyo, ingamba kugira ngo abanyarwanda bagire uwo muco wo kwita mu kanwa, isuku yo mu kanwa. Usanga mu giturage noneho ho bagikoresha uduti, usanga akikubwira ati reka narogeje ejo, nta mpamvu, korogate irahenze, uburoso burahenze, ukabona ibindi bajyana mu nzoga, ibindi bajyana mu bintu bidafite umumaro. Ntago umuco wo kwita ku kanwa urajya. Yewe no mu mujyi abasirimutse urebye ukuntu baba baguze amavuta meza ahenze, urebye ukuntu muri salo umusatsi wenda wagutwaye umwanya, ariko wareba mu kanwa ugasanga biracyarimo ikibazo. Nibaza rero ko ari umukoro abaganga bamenyo mufite wo gufasha abanyarwanda kugira ngo basobanukirwe ko ubuzima bwo mu kanwa ari indorerwamo y'ubuzima muri rusange nk'uko mukunda kubitubwira. Murakoze. Ni ukuvuga ngo turagerageza, kandi hari icyakozwe. Niba amenyo ashobora kuvurwa guhera kuri mituweli muri centre de santé, nta centre de santé, niba ntibeshye, nta centre de santé mu Rwanda idafite nibura umudentotherapiste, nibura. Niba itarabona na umudento surgeon, umuganga w'indwara zo mu kanwa, ariko nibura ifite umudentotherapiste. Bisobanuye yuko abantu batabuze aho bivuza. Ikintu navuga gikomeye cyane 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 nuko
buri muntu wese ashyize imbaraga mu kugira isuku mu kanwa ke, akagira isuku mu kanwa. Nkunda kubivuga, akanwa niba ariho ucisha ibyo urya, ugacisha ibyo unywa, waba urwaye ugahaba ariho ucisha imiti, wakagombye kukitaho no kurusha n'ahandi hose, kandi birashoboka. Ikiza cy'indwara zo mu kanwa ziri preventable, wazirinda, ushobora kuzirinda kandi bikemera. N'uwarwaye ashobora kuvurwa, n'uwamaze kurwara deja aba ashobora kuvurwa. Urumva rero ikintu nabwira abanyarwanda ni uko bakongera gukanguka, ntibabone yuko indwara zo mu kanwa kuzivuza bihenze. Birahenze ariko ntabwo bihenze kurusha ubuzima bwabo. Kandi noneho amahirwe dufite, insurances zose ku bazifite, uhereye kuri mitiweli ukagera kuri insurance za leta ndetse n'iza prive, zose zemera kuvura indwara zo mu kanwa. Siko bimeze mu bindi bihugu. Rero abanyarwanda bakagombye guprofita ayo mahirwe bagifite muri iki gihugu, kugira ngo bivuze niba barwaye, bivuze batararwara, ku buryo preventive bwo gukora amasuku, noneho nabo ubwabo bafate gahunda yo kuzajya bakora amasuku. Wavuze uti murimo gukora iki? Nk'ubu ngubu tumaze kujya ahantu habiri. Ubushize twagiye Gikomero, tubigisha ku isuku yo mu kanwa, dutanga uburoso, dutanga imiti yo kwiyogesha mu kanwa. Ubukurikiyeho tujya mu mashuri, tujya ku ishuri ry'Indera, naho dutanga uburoso, dutanga imiti yo kogesha mu kanwa, twigisha abana batoya. Nabo ugasanga imyumvire iracyari hasi cyane, n'abana bato ugasanga imyumvire iracyari hasi cyane, wareba mu kanwa kabo ukumirwa. Wenda icyo nasaba aba decision makers, kugira ngo ibintu bigire impact iri generationnel, donc izava muri ubu buzima twebwe turimo, bizafasha abariho ubu ngubu n'abazaza, noneho bikaba ibintu bikajya mu muco, nuko buri muntu wese abigiramo uruhare. Ni ukuvuga ngo mu bindi bihugu byateye imbere, nafata nk'urugero rw'igihugu cy'Ubudage. Mu Budage iyo utagiye kuri check up nyuma y'amezi 6, assurance ntabwo yongera kukwishyurira. Ni ukuvuga ngo urishyura iyo warase rendezvous yawe, urishyura, kuko baba bazi yuko niba hari akabazo kakiri gatoya kagomba kuba present kazakura. Rero icyo gihe ntibakwishyurira. Babishyize mu muco. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese, hari n'abajya bazi n'ahangaha bakaza bakavuga bati itariki yanjye yo kujya kwa muganga yageze, ntari mu gihugu, none ndagira ngo mundebere mu nkorere ntazagira ikibazo. Urumva uwo muco bafashe. Mu mazi amazi kureba content fluor irahagije cyangwa ni nyinshi, cyangwa igihugu kibishyiramo imbaraga, wasake igakora ikareba amazi, ese aya mazi ari fit ku menyo y'abanyarwanda, bakabireba. Urumva izo ngizo ni ingamba z'igihugu. Twese umuturage hari akajya amenya ngo buri mezi 6 niba ndi muri centre de santé ngomba kujya kurebesha. Icyo gihe nta muntu n'umwe wazagira ikibazo. Icyo gihe twese twafatanya rwose abanyarwanda bakajya basazana amenyo yabo. Buriya reka nkubwira, amenyo njya mbona ukuntu abantu baza baratakaje amenyo atagifite confiance, donc self confidence
yaramushizemo burundu, nta cyizere yifitiye. nta cyizere yifitiye, kujya guseka ari ugushyira urushyi ku munwa. Rero amenyo afite akamaro kenshi cyane, kubungabunga amenyo, kubungabunga tisi ziyakikije parodonte, niba ariko nayita. Non seulement bifite akamaro ko uba ubungabunze ako kanwa kawe, ariko biba bikurinze n'ibindi. Nk'uko nababwiye, infection zo mu kanwa zibasha kugira ingaruka ku mutima, ku bihaha, ku mpyiko, ahantu hose. Infection zo mu kanwa zitavuriwe ku gihe zibasha kuguteza ibibazo kugeza ku kibazo cya nyuma cya septicemie. Septicemie ni infection yo gukwira umubiri wose. Twagiye dupfusha abantu ngikorera kuri CHK, kuko niho bazana izo cases zirembye kubera septicemie. Yazize septicemie yaturutse yuko bamukuye iryinyo bakarikura nabi bakaricikirizamo, tugapfusha abantu bakiri bato 32, 25. Yes, rero rwose akanwa ni ingirakamaro, mukabungabunge mwese. Turamushimiye cyane Dr. Alphonsina ku kiganiro cyiza aduhaye, nubwo twateriwe tuvuga ko tugiye kuvuga ku menyo yoroshye, ariko icyiza yatubwiye nuko kuba yoroshye ntago bivuga ko bitavurwa, biravurwa. Icy'ingenzi nuko uza kare, iryinyo utangiye kuvunguka, iryinyo ritangiye kugira ikibazo, ngwino kwa muganga baragufasha ku buryo amenyo yawe uyasazana yose. Kandi abanyarwanda turacyafite ikibazo cyo kutita ku menyo ugereranyije n'izindi ngingo dufite. Aho naho ni ikindi kibazo tugomba twese gushyira hamwe tugafashanya kugira ngo ubuzima bw'amenyo yacu burusheho kubungabunga. Turamushimiye cyane rero, tuzongera n'ubutaha. Aradufasha cyane mu biganiro byo kwita ku menyo, kubungabunga amenyo yacu. Ubwo turamushimiye kandi twizera ko impanuro dukuye muri iki kiganiro zidufasha izo za proteze zo mu menyo tukazireka, kuko ntago ni nko gufashaka igisimbura akaguru karangiritse kandi ushobora gutunga akaguru kawe. Ni nko mbese ni ibyo ushyira mu kanwa bitakunejeje, ukajya mu bantu ugasanga biguteye ipfunwe, kandi hari uburyo bwo kubikumira. Reka rero twizere ko uyu mwaka dutangiye mugiye kwita ku menyo yanyu, twese tugatahiriza umugozi umwe, ababyeyi bakita ku menyo y'abana, abantu bakuru natwe tukayitaho, ubundi tukayasazana yose uko yakabaye. Turamushimiye, tubashimira namwe, twizera ko ubuzima bwiza tugiye kubugira intego, by'umwihariko ubuzima bwiza bwo mu kanwa. Na rero Louise Nganyira, mukomeze kugira ubuzima bwiza.